Amaze kuba indaya imbere yanjye. Gute se? Rese ibintu byigaragaza abanyarwanda barabizi. Ahubwo umugore wawe kuko muri leta ni umugore Ya muri leta ni umugore wanjye ariko ni indaya. ni indaya. Ni indaya. Nese ubu nimwita ni indaya gutyo bizarangira bite? Ko ishingiro ryose ari iry'abana. Ubu aka kanya wenda aje akaba gutera. Simbizi nyine wenda nk'umuntu wakubwiye ayo magambo ushaka ko wenda ari umujinya wabimukoresheje. Bigatuma akubwira kishite mwana mama. Nk'ubu kano kanya aje akaba gutera. Mpamagaye umugore wawe kuko ndamwita umugore wawe kuko njye ntabwo nzi ibyanyu. Iriya ndaya kweli. Nimuhamagara wenda nkamusaba ko duhura. Uzabyemera muhure wenda muganire ube wamubwira icyo cyifuzo cyawe. Njya aka kanya. Wabikubwiye ariko bateranya bigatuma uhuruduka ugafata iyo ndege cyangwa se imodoka ukaza mu Rwanda n'ibitotsi n'iki uje gukurikirana ibyo bintu kandi atari byo. Ntago ari umugore wabimbwiye, abagore nibo bagira amagambo. Njyewe ibyo bintu impamvu ndi kukubaza gutya ndagira ngo banze unsobanurire ibintu byose ubivimuzi. Mbwira ibintu byanyu byatangiye bite? Uvuga ati reka mbe ngiye gato. Nzagaruka ibi bintu nje kubinoza neza. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingi wana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza yo subscribe kuri Manzi na Innocent TV. Nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Nese no Manzi nk'ibisanzwe kuri kamera za Manzi na Innocent TV murakabona umusore. Uyu musore ntago ari mushyashya kuri izi kamera ndetse n'izi mikoro. Muramuzi muzi uko byagiye bigenda, muzi imirwano ye n'abandi bakobwa, muzi story ye kwanza niko nabyita, story yose murayizi. Uyu musore yaje nyuma kuko mwabikurikiranye gukomeza guhangana abona atabishobora ahitamo kwigendera. Kano kanya rero namwakiriye, hari byinshi afite byo kubabwira kuko twavuganye turaganira, ariko aravuga ati byaba byiza mbibwiye abanyarwanda ndetse n'abafana abanjye bo kuri Manzi na Innocent TV bakamenya urugendo rwanjye rwarangiriye he, byagenze bite, byarangiye bite. Rero njye natinze mu magambo ntanagiye mu byakure cyane. Uyu musore niwe uje kubibwira, arabibwira ababwire story ye, ababwire gahunda ze zimeze zite. Namwe rero musase amatira cyangwa agasambi cyangwa ka gatabureti hanyuma mwiyumvire nako ni karibu. Turakwakiriye, ugiye gutangira twibwira utubwire story yose uko imeze hanyuma ubone kutubwira n'iki twicaje hano twembi. Nitwa Fabizo. Ngira ngo baranyibuka nyine. Story yanjye y'umugore wanjye ya famiye barayibuka ukuntu byagenze. Ngiye ubundi ibi bintu bya tubinena bivuyemo naragiye kuba niturije, ariko aka kanya numvishe hari ikintu cyatumye ngaruka. Ikintu cyatumye rwose cyambabaje cyane kumva ngo umugore na ziriya struggle zose naciyemo n'ibintu byose nanyuzemo, umugore ngo abana afite ngo sabanjye ngo afite undi mugabo wamuteye inda. Ibyo bintu rero byarambabaje cyane. Aka kanya akaba ari byo
naje gukurikirana. muri make tutagiye kujya mu bintu wenda ngo twinjire mu kazi kanya kuko biri rwose aba bantu barakuzi sitori yawe yose barayikurikiye, sitori yawe n'umugore wawe murwana muhangana gufatira mu ndaya nawe kutari ushobotse. Ndabanza nkubaze iyo minsi yose washatse kuva kuri YouTube gusa cyangwa hari ahandi wahisemo kujya? Njye rero nahise nigira muri Kenya, urabona ameze neza, nsigaye ndi umusirimu ngira ngo smart. Siri kubibona se smart, agapasi ndatera, ndetse mbere nari meze nk'imbogo nk'ikiwerewere, ariko ubu ngubu urabona ko meze fresh. Ndetse nigira muri Kenya kwishakira gushaka udufaranga. Rero ikintu cyatumye ngaruka n'iki? Yego, ni ukuvuga ngo mu kujya muri Kenya, wowe wagiye muri Kenya birumvikana ujya gushaka udufaranga. Amafaranga se urayabonye? Uko buri rwose ari hashize nk'ukwezi cyangwa amezi 2 ugiye abantu bakubuze. Ese ayo mafaranga warayabonye? Ugarutse kuri ayo mafaranga cyangwa bimeze bite? Oya, of course urabona ameze neza. Niba narabonye n'amafaranga nabonye make yo kwitaho, ntabwo nabonye amafaranga yatuma ndya ubuzima bwanjye bwose. Inaha niho hari imitungo yanjye. Hari imitungo yawe. Umugore wawe se mwakomeje kuvugana kano kanya wenda bibaye byiza mwasubirana cyangwa? Twavugana gute se? Kumva avuga ko abana ngo sabanjye, aka kanya nyine nshaka kwirebera niba ahantu ashobora kuba. Ariko kuvuga ko abana atari abawe, ngewe uko mbyumva ntabwo ari inkuru nshyashya mu matwi yawe, kuko na mbere hose mwarwanaga n'ubundi muvuga ko, uko nakurikiranye iriya nkuru yanyu, mwarwanaga n'ubundi muvuga ko abana atari abawe. Uko biri kose mwarwanaga muvuga ko ari abana atari abawe, hanyuma wowe noneho ukarenzaho n'amafaranga yo mu rugo ukayajyana mu ndaya. Ubundi ikintu nyirizina kikuzanye hano cya nyacyo ni ikihe? Kikuvanye mu mutekano wari urimo, nuretse ko iki gihugu nacyo ari peaceful, ariko kikuvanye aho wari uri ni ikihe nyirizina? Ikintu cya nyacyo rero kinzanye inaha mu Rwanda ni ugusubirana imitungo yanjye. Mbese ni ukuvuga ngo wowe ntabwo icyo uri kurebaho ari abo bana, icyo urebaho ni umutungo. Ni ukuvuga ngo nese abana ndabarebaho gute kandi avuga ko atari abanjye? Uvuga ngo mbere nari nzi ko ari abanjye, akabivuga simbyizere, ariko right now namaze kubyizera ko abana atari abawe. None se yego birumvikana ko nyine abana baba bazwi na nyina babyara, ni ibintu byumvikana. Abana ise w'umwana bazwi na nyina n'uwo bamubyaranye, ariko yego umugore niwe ubuze ise w'umwana. Ariko se nanone ni ikihe kintu wowe ushingiraho ugenda ku kuri k'umugore wawe ibyo yavuze? Ubundi se mwamumaranye igihe kingana gite? Ubundi se abo bana ko numva ngo bageze kuri 3 bose yagiye ababyarira iwawe mu rugo muri kumwe, nta bintu bya ivi na ivi mwakoraga? Ubundi ni iki ugenda urushingira uvuga ko atari abawe? Ni ukuvuga ngo igihe hari icyo umugore we arabyihakana yuko abo bana atari abanjye. Rero njyewe nshaka kumwibariza bwa nyuma, nkamubaza koko niba ibyo avuga ari byo. Ni ukuvuga ngo ninsanga ari byo akabigushimangirira, akabinshimangira, ikintu gihari ni kimwe, imitungo yanjye azayinsubiza. Kuko ndakeka ubu nawe ubu ngubu ari mu mitungo yanjye arimo arahenjoye. Urumva ko ibintu bitangiye kugenda bijya mu buryo mw'abantu mwe ku mugani, kubera ko sinzi aka kanya n'ubu ntabwo ndasobanukirwa neza ikigukuye muri Kenya, ariko niba uje gukurikirana ibintu byawe ugasobanukirwa neza uko gahunda zimeze, ngewe uko mbyumva ni uku nguko. Rero uko mbyumva ni ukuvuga ngo ufite umugore, abana yagiye ababyara mu bana n'ubundi muri kumwe, ntabwo umugore wenda yagucaga inyuma, ntabwo mbizi nawe yaragucaga inyuma, ariko nawe ukamuca inyuma, byose bigahurirana gutyo. Mwacanaga inyuma? Twacanaga inyuma. Kurumva uretse abo bana yababyaye gute? Njyewe najyaga mu nda kwiyeranja, nawe akajya ahandi kwiyeranja. Ni ukuvuga ngo wowe wacaga hano n'agaca cyane rwose, inzira nubwo aka kanya
ubwo duherukana yanyitaga indaya ariko nawe ni indaya. Nase mwahuzwaga ni igihe hari twahuzwaga n'abana none aka kanya ari kuvuga ko abana atari abanjye, ubwo nta kintu kiduhuza. nise abana bawe ubundi mwakoze DNA umenya ko atari abawe. Ereka burya ushobora kubyara abana kuko abana urugo bavukiyemo umupapa warwo barisi niwe buretse gato niwe wavuze ati umugore niwe umenya se wawe. Yego nabivuze ariko urugo umwana avukiyemo nase nuzi ko umwana ashaka kwita daddy utari nkungiyewe nobona mfite umwana umwe kuri no se ya Rurema ariko yaba ibisore bifite ubwanwa yaba biki binyita daddy ariko kunyita daddy ntagomba ndisi ahubwo binyita daddy bitewe n'ibikorwa nge ndambakorera ndabafasha mu buzima bumwe na bumwe bakanyita daddy. Uvuga ngo rero umwana yavukiye muri urwo rugo bitewe no kumufata ntago wa wundi wamubyaye twamwita nka se ahubwo wowe genda gake aho ngaho rero aho ngaho genda gake. Uvuga ngo umugore yaratwitaga akaza akambwira ati waneye sibyo nanjye kuko n'ubundi ibikorwa by'umugabo n'umugore babana twarabikoraga akaza akambwira ati waneye sibyo ati ndatwite akajya no kwa muganga gufata ibinini bya feri nanjye nkumva ko nyine nateye yego ari umugore ariko ikigaragara cyo we arabizi ko yabaga ari kumbeshya kuko mwabana umwe ibi bintu bireze hanze se kugira ngo ukonfirme neza ikintu kiza kibazo ko wakoresha DNA. Njye ndumva DNA atari ngombwa wowe uri kugenda ku kuri k'umugore wawe kuko umugore nyine niwe ubimenye nimba abizi neza abinshimangira nta n'impamvu yo kubiburana ubwo nibyo. None se mwarasezeranye? Twarasezeranye. Ko bigoye nagoye cyane numva bigoye niba mwarasezeranye kubera ko burya iyo wasezeranye n'umuntu ntabwo aba ari indaya yawe aba ari umugore wawe. Ni ukuvuga ngo ibyo yakora byose abo bana uko biri kose ni abawe niyo mwagabana cyane niyo umwe yafata keno ariko bazafata byinshi kubera ko afite abana. Kereka ahubwo inama nge nakugira nziza nzima nk'umutara DNA ntabwo ihenda wakagiye ukamwinginga ukamusaba mukaganira wamara kumusaba mukaganira akakwemerera ko mwakora DNA n'abana noneho abo bana ukabatwara bagafata amaraso yabo nawe bagafata yawo wenda wamara kubona amaraso yanyu adahuye nibwo wavuga ko atari abawe mu gihe we kubera ko abizi se mu gihe abyanze nabikora iki? Waramuganirije se yumva ko icyo gitekerezo sheri yandaya ntago yabyemera pe ntago yabyemera biriya nyi yamaze kuba indaya imbere yanjye gute rese ibintu byigaragaza abanyarwanda barabizi. Umugore wawe kuko muri leta ni umugore muri leta ni umugore wanjye ariko ni indaya nese ubu nimwita ni indaya gutyo bizarangira bite? ntakubeshye uriya mugore yaranzengereje bihagije. Nese wowe wigeze umufata basi yagiye gusambana? Sinamufashe ariko nimba twaragize saga nka ziriya uvuga ngo hariya yari afite umujinya yese nambwiza ukuri kandi ngira ngo urabizi iyo umuntu afite umujinya nibwo avugisha ukuri gushira mu biganiro. Rero nimba yaravuze ko abana atari abanjye ngo nyine ntago ari abanjye ni ibintu nizeye binakwira. None se we kushingira ku bintu by'abana ukavuga ko ishingiro ryose ari iry'abana ubaga kanya wenda aje akaba gutera simbizi nyine wenda nk'umuntu wakubwiye y'ayo magambo bishobora kuba wenda ari umujinya wabimukoresheje bigatuma akubwira kishute mwana mama nk'ubu kano kanya aje akaba gutera ntago wabarera wagendera ku magambo ye yavuze nturera abana. Aka kanya avuze ngo abana ndabaguhaye urabizi ko ejo bwashize twapfaga abana kambwira ngo abana bari he aza kubatwara nanjye nshaka aho yabashyize ndahabura aka kanya bampaye ahubwo nibwo nahita njya muri DNA
apimisha DNA kanzu kareba nabona atari abanjye nk'abamusubiza kuko nyine ntabwo baba ari abanjye. ariko rero njyewe hari ikintu ndi kwibaza mw'abantu mwe, ndi kwibaza ese uriya mugore wawe muba arya yitwa nuko reka tureke kubitindaho, ntabwo ari ngombwa ngo umuntu avuge izina rye, reka tureke kubitindaho. Niba umugore wawe yaragufashe wowe akagufata uri mu ndaya, noneho nyuma akaza kwiyunga na ya ndaya mwari kumwe akaba ari we babana, wowe akaguta, niko mbwira abizi se ngira ngo wabindusha. oya ngenda bazi ngenzi ko atakibaye, nasigaye aba mu bintu byanjye, aba mu bintu bya akose abana n'ikigabo ntazi. Niyo makuru mfite, ahubwo wowe ufite amakuru wari uri mu Rwanda wambwira. Abana n'ikigabo utazi nkeka ko ari wose waba bana rero. Uwo mugabo babana se? Okay, my gosh. Nuvuga ngo we abana n'undi mugabo. Niyo makuru mfite. Aka kanya kari nayo mpamvu ndi hano mu Rwanda. Ese makuru urayazi? Wayabwiwe ni makuru mfite kandi nshaka kubikonfirma neza. Ahubwo icyo ngicyo ndumva icyo cyo umugani ndumva cyo kibaye gitangaje. Umugore wawe mwirirwaga mutongana murwana mupfa uburaya abana n'undi mugabo. Amakuru mfite nuko namaze kugenda akava kuri ya ndaya akajya iwacu mu rugo mu nzu yanjye mu mitungo yanjye akaba abana n'ikindi kigabo. Nuvuga ngo icyo kigabo cyaramwinjiye? Simbizi ariko nyine n'ubundi niyo mvugo nziza cyaramwinjiye. Urumva? Nicyo cyane kurera abana bawe. Oya abana bacyo. Sibura n'abana banjye. Ntabwo ari abana ahubwo baje kurera abana babo mu mitungo yanjye. Uwo mugabo niwe babyaranaga? Niko nkeka. Kandi wabibwiwe n'iki ko abana n'iki kigabo? Nta makuru mba nikuriye hirya no hino. Amakuru aragenda nshuti yanjye, amakuru aragenda. None se ibi bintu nk'ubu wowe ku giti cyawe icyifuzo cyawe muri make ni iki ku giti cyawe? Icyifuzo cyanjye rero sasa rero icyifuzo cyanjye ndashaka ko uriya mugore ansubiza ibyanjye, hanyuma abo bana be akabajyana ku ruhande akabana n'uwo mugabo wamuteye bakama ibyanjye. Nimba avuga ko ntamutenda najyana abana abashyire se nyine sawa, kandi se babana nyine bave mu byanjye, bave mu byanjye ngiye nsubirane ibyanjye. none se ko bizi neza uwo mugabo babana ntabwo bigeze basezerana kandi wowe mwarasezeranye? Ubwo urumva ibyo bintu ushaka uzabibona koko? Mbo biragoye ako nyine nanone biranagoye kuba babanira mu mitungo yanjye. Igihe ari cyo tuzagabana cyangwa se. Dore rero ikintu cyiza kiriho, buriya bibaye ari nk'ibishoboka wowe wamenya amakuru ukabanza ukamenya amakuru ya nyayo, byaba ari na ngombwa wenda bishoboka tukajyanayo ukagenda ukareba koko niba ibyo bintu ari ibya nyabyo. Gusa njye ikintu nsaba, mpamagaye umugore wawe kuko ndamwita umugore wawe kuko njye ntabwo nzi ibyanyu, nimuhamagara wenda nkamusaba ko duhura, uzabyemera muhure wenda muganire ube wamubwira icyo cyifuzo cyawe? Njye aka kanya uriya n'umugore ntabwo wamufitiye guhura, ubu nawe nabirenze. Ahubwo icyo kintu waba ukoze nicyo cyaba ari na sawa, cyaba ari icya nyacyo. Nkabahuza ni ukuri njye ikintu ndi kwifuza cyangwa ikintu ndi kumva, ntabwo ngiye nifuza ko mwashwana bigeze aho ngaho kuri urwo rwego, kubera ko nta amakuru yose ufite nawe wagiye wenda ubwirwa hirya no hino ku mpande. Ese warabyiboneye ubona babana? Ntabwo nabyiboneye, barabikubwiye. ariko ese ibyo bintu ibyo bintu babikubwiye uba muri Kenya cyangwa ibyo bintu babikubwiye uri hano? Ngira babimbwiye ndi muri Kenya. Gute ninde wabikubwiye?
ashobora kubasanga uwandi wabikubwiye ariko bateranya bigatuma uhuruduka ugafata iyo ndege cyangwa se imodoka ukaza mu Rwanda n'ibitotsi n'iki uje gukurikirana ibyo bintu kandi atari byo. ntabwo ari umugore wabimbwiye, abagore nibo bagira amagambo. Njyewe ibyo bintu impamvu ndi kukubaza gutya ndagira ngo banze unsobanurire ibintu byose ubivimuzi umbwire ibintu byanyu byatangiye bite, kano kanya bigeze he, ese urifuza ko ibintu byanyu bigenda bite? ni ukuvuga ngo ushaka kumubwira ukuntu byatangiye? Yego, uhereza abantu ukuri, ubabwire ukuri abanyarwanda, ubabwire ukuri, ubabwire uti ibintu byanjye byatangiye gutya, byagenze gutya, na madamu gutya, tubyarana abana bameze gutya, niba mutaranabyaranye wenda urasobanura n'uburyo yagiye ababonamo uko byagiye bigera, kugira ngo nanjye data mw'abantu mwe ntabwo napfa kwinjira mu bintu ntazi uburyo mbyinjiyemo. Nabyinjiramo nkagufasha, hirya no hino nkagufasha, tukagendana tukagera gute nta kibazo, ibintu byose bigafata umurongo. Ariko ngende njya nsobanukirwe ndetse n'abandi bari inyuma hano uko ibi bintu byanyu byatangiye. ni ukuvuga ngo rero ukuntu ibi bintu byatangiye, yego ndabyemera, mfashe ndi kwiyeranja, sibyo? Mfashe ndi kwiyeranja. Byatangiye gufata uri kwiyeranja? Yamfashije ndi kwiyeranja. Icyo gihe uri kwiyeranja se mwari mufitanye abo bana? Abo bana twe tubafitanye. Yego bari bahari? Bari bahari. Uzi ko ari abawe? Uzi ko ari abanjye. Ubana n'umugore wawe? Mbana n'umugore wanjye. Umuca inyuma ajya kwiyeranja? Umuca inyuma ndabyemeye. Yego. Hanyuma niho haje kuvuka intambara. Musaba imbabazi arazanga, abigira birebire. Namusabye imbabazi ngo sinzongera. Yego. Abigira birebire. Nyuma yaho aza kwiyunga na ya ndaya, sinzi ibintu bapanze, ya ndaya nsanganye nayo babaye inshuti, sinzi ibintu bapanze. Cyangwa niyo yamuhaye umugabo, uri kuvuga ngo wenda ngo ni abana b'uwo mugabo kandi wenda iyo ndaya yamuhaye umugabo. Oya, nawe uri kuvanga ibi. Yego, sorry mwihangane mutubwire. Bamaze kuba inshuti, nibwo nagiyeyo kw'iyo ndaya ahantu yabaga, baba abana n'iyo ndaya. Abana banjye bari hehe? Wabasize mbere yo kuza kw'iyi ndaya. Niho ubwo yatangiye avuga ngo abana si abawe nubwo uri kubashakira. Yari yabahaye sese. Ibyo bintu rero nibwo byatangiye kubasira. Ibintu byabaye intambara, abanyarwanda barabizi. Yego. Byabaye intambara zitoroshye nini cyane. Oya da. Nibwo rero nahise muravuga ati reka mbe ngiye gato, nzagaruka ibi bintu nje kubinoza neza. None tayari ngiye ubu kano kanya mfite amakuru y'uko ari kumwe n'umugabo, kandi uwo mugabo ndakeka ko ari we wamubyaje abo bana. Bari banyihishemo. Bari bakwishemo. Icyifuzo cyawe kano kanya ni iki? Icyifuzo cyanjye rero sasa, nimba ari no kubera, nimba aranabireba, yarabikurikirana bireba byanga bikunda. We icyifuzo kibwira abantu badakurikira, nibansubiza ibyanjye, hanyuma bakomeze uwo mugabo wamuteye inda, ubwo buraya bwabo bajye kubukorera hirya, bajyane n'abana babo, nanjye nikomereza ubuzima bwanjye. Ese uramuha divorce basi mugabane? Wenda ashatse divorce cyangwa se nawe yishatse, umwe muri mwe yatanga divorce hanyuma mukagabana ibintu, umwe agatwara ibye n'undi bye. Ngiye kubwo gushaka amahoro. Abana se bakwanditseho, mwarabyaraga bagahita bakwandikaho? Kandi umugore avuga ko atari abanjye, ariko bakwanditseho nka se w'abana. Kereka niba uzi niba mwarabyaraga ntibakwiyandikeho, ariko niba barakwiyanditseho mu sheri, imitungo barayirya da. None se ubwo ushatse kuvuga ko arakomeza akavuga ngo abana ni abanjye kuko mvuze divorce? Oya, njyewe ukuntu ndi kubyumva nguko, niba warasezeranye n'uriya mugore mukabyarana abo bana, akavuga ko atari aba warabundi, rero wowe wundi ntabwo leta ibirebaho, ahubwo ikirebaho ireba abo bana yanditse kuri nde, uwo yanditse ni we se, imitungo abana bari iyabo, ahubwo ikiriho, ahubwo ikintu cyo ngiye kubona ko mugiye kuba bagashoza. Uguze ikintu gihari se, ubwo divorce nayo? Oya, divorce zirahari kuko divorce barazitanga,
kuko nese barakwima divorce ujye kwicarana n'umuntu. hanyuma ubwo twese Iyo mugabanye bareba umuntu ugiye gutwara abana. tugabana navuga ngo arama abana banjye navuga ngo abana arabama kandi atari abanjye. Ahubwo ikintu kirabaho ngaho turajya muri DNA. Aha urakoze ahubwo uvuze neza. Wowe banza utekereze nk'umugabo ugende ukoreshe DNA. Numara gukoresha DNA ugasanga abana atari abawe, abari gushora ikirego. Ariko mu gihe utarazana ibipapuro bya DNA ngo byereke n'abanyarwanda hano ugaragaze ko abana atari abawe, ntacyo uri kuburana kuko bazana gukubita bakumena umutwe. Niyo maherezo. Icyo ni kumva ni icyo ngicyo. Uko njye ikintu cyanzanye aka kanya, yego ibintu byanjye barabinsubiza ku nabi cyangwa ku neza. Ahubwo wowe urabinyuza mu mucyo, hanyuma ujya kuburana ibintu byawe urabibona. Niba byanga mu mucyo, byanga mu mucyo surazaniye hitirere. barabima nigendere. Dusoza ikiganiro, ugiye kugira icyo ubutumwa ugenera umugore wawe ndetse n'ubutumwa ugenera abafana bawe bakuze hano kuri Manzi na Innocent TV. Ikintu nagenera umugore wanjye, ubutumwa uvuze ngo ngenera ubutumwa irandaye. Umugore wawe wo mu mategeko n'umugore wawe. Oya rero ntago ari umugore wawe. Icyo wamugenera ni iki? Ntago akiri umugore wanjye aka kanya. Ubutumwa wamugenera ni ubuhe? Ubutumwa namugenera, agende gake. Agende gake. Icyo wagenera ko naje nje. Icyo wagenera uwo mugabo bivugwa ko babana. Uwo mugabo nawe duhuye. Rega kamubwire. Yego. Sibyo? Uzi kubaho utunze umugore hakaba hari undi mukaritasi ku ruhande umusambanya. Biba ari ikibazo n'agahinda. Nese ubwo urumva uwo mugabo duhuye koko mfite n'agafuni ntakamukubita mu mutwe. Wamuca nyine, wamuca kubeshya. Ngambwira nawe utunze umugore uramuhahira, urumva aba mu nzu. Ariko ubu ntabwo ukimuhahira, wari waramuretse. Ndi kuvuga mbere abo bana. Mbere ajya hirya no hino kuzana abo bana. Ajya kuzana umusaruro ku ruhande, umuswera araza akarongora. Oya se. Ariko banza utabyara. Oya nawe aho ngaho uzanye iserereza. Nimwavutaguranaga ko cyamuteraga inda ahubwo cyangwa iyawe yarayifataga akajugu. Ushobora kuba wenda njye twarabikoraga agahitamo ibinini nawe. Hanyuma haje abandi atinda kwakira mu izina rya Yesu, amen. Ngambwe rero ukuntu uwo mugabo twahura tukarebana gutya, tukarebana. Dusoza ikiganiro, ubutumwa wagenera abafana bawe. Sha mureke mbabwire, gushaka kubu rwose urushako rw'iki gihe ni danje. Ni danje kabisa. Yego gushaka ni byiza, ariko kudashaka bikaba byiza kurushaho. Ndakeka iryo jambo atari njye wa mbere urivuze. No muri 2022 mutwara ibyo ngibyo. Nanjye ndagira ngo mbabwire ngo iyi nkuru nzayikurikirana kugeza igihe igereye ku musozo. Ni Sadunda Manzi, iyi ni Manzi na Innocent TV. Kora subscribe.